Amahoro amahoro inshuti z'umusaraba bwoko bw'Imana. Ndabashubije bene data bakundwa, Imana ishimwe ku bw'aya mahirwe Imana yongeye kuduha yo kuganira ku ijambo ryayo. Uyu munsi wa none mbazaniye ijambo ry'Imana rifite umutwe w'amagambo ugira uti sinzatinya kuko ndi kumwe n'Uwiteka. Sinzatinya kuko ndi kumwe n'Uwiteka. Turibanda cyane mu gitabo cya Yesaya cy'umuhanuzi Yesaya, ibice ni 41 umurongo wa 8 tugeze ku wa 14. Haragira hati, ariko weho Isirayeli umugaragu wanjye, Yakobo natoranyije, urubyaro rwa Aburahamu nshuti yanjye, weho nahamagaye nkakukura ku mpera z'isi no mu mfuruka zayo, nkakubwira nti uri umugaragu wanjye. Nkakubwira nti uri umugaragu wanjye, naragutoranije sinaguciye. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo ariko gukiranuka kwanjye. Dore abakurakariye bose bazakorwa n'isoni bamware, abagutonganya bazahinduka ubusa ndetse bazarimbuka. Abakugisha impaka uzabashaka ubabure, kandi abakurwanya bazahinduka ubusa babe nk'ibitariho. Uko njyewe Uwiteka Imana yawe nzagufata ukuboko kw'iburyo, kubwire nti witinya, ndagutabara. Witinya Yakobo wa munyorogoto we, namwe bagabo b'Abisirayeli, ni njye uzagutabara. Amina. Nakire neza ijambo ry'Uwiteka Imana. Aya magambo yahumurije Abisirayeli igihe bari mu bunyage i Babuloni. Yesaya yahanuye ko ku iherezo ry'ubwo bunyage hari umwami uzaza akigarurira ibihugu bikikije Babuloni, nayo akayugariza. Yesaya 41 uwo murongo wa 2 kugeza ku wa 4. Ubwo rero birumvikana ko Babuloni n'ibihugu byari biyikikije byari guhinda umushitsi byumvishe ayo makuru, ariko Abisirayeli bo ntibari bakwiye guhangayika kuko Uwiteka yagombaga kubarinda. Imana ishimwe cyane. Uwiteka yarabahumurije ababwira ko batagomba gutinya. Yabahumurije agira ati ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ngo nzagufata ukuboko kw'iburyo, kubwire nti witinya, ndagutabaye. Ati witinya Yakobo wa munyorogoto we, ni njye uzagutabara. Birumvikana ayo magambo twayasomye. Nubwo aya magambo yabwiwe mbere na mbere Abisirayeli bari barajanywe mu bunyage, Uwiteka yayandikishije muri Bibiliya kugira ngo uzajya uyasoma wese cyangwa se gazajye gahumuriza abasenga Imana b'ibihe byose. Amina. Abasenga Imana b'ibihe byose. Hari ijambo ry'Imana Pawulo yavuze agira ati, ibyanditswe kera byose byandikiwe kutwigisha, kugira ngo kwihangana no guhumurizwa bitangwa nabyo biduheshe ibyiringiro bizima. Aho ni Abaroma 15 umurongo wa 4. Bityo rero aya magambo y'ihumure akwiriye kudufasha twebwe abiki gihe. Amina. Nkuko yafashije abakera. Amina. Nkuko aya magambo yafashije Abisirayeli, nawe ufite ibiguteye ubwoba agomba kuguhumuriza. Hari ibiguteye ubwoba byinshi muri iyi si, hari ibikubuza kujya imbere mu mwuka, hari ibikugaruza inyuma. Imana iri kukubwira ngo ntugomba gutinya. Haleluya. Uwiteka Imana yasezeranyije abayisenga ko azabana nabo mu bibazo byose bahura nabyo. Niyo mpamvu abizera badakwiriye gutinya ikibi cyose, kuko amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi, n'amatwi ye akaba ari ku gutaka kwabo. Haleluya. Aho ni Zaburi ibice 34 umurongo wa 16. Haleluya. Nta kintu na kimwe
cyangwa umuntu n'umwe washobora kuduhungabanya turi n'Uwiteka Imana. Amen. Ntabwo tugomba guhangayika bitewe n'ibibazo cyangwa se ikintu runaka. Dufite Imana yacu yihumure, dufite Imana yacu iduhumuriza mu byago no mu makuba. Ibyanditswe biragira ngo Uwiteka ari mu ruhande rwanjye, sinzatinya. Ngati umuntu yabasha kuntwara iki? Haleluya. Muri ibyo byose twarushijweho kunesha n'uwadukunze, kuko naho rwaba ngo urupfu cyangwa se ubugingo cyangwa abamarayika cyangwa se abategeka, ngati cyangwa ibiriho cyangwa ibizaza cyangwa abafite ubushobozi, cyangwa uburebure bw'igihagararo, ngati cyangwa uburebure bw'ikijyepfo cyangwa se icyaremwe cyose, ngo ntabwo bizashobora kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Uwo ni Pawulo wandikiye Abaroma ku bice 8 umurongo wa 37 kugeza ku wa 39. Amen. Uwiteka atabara abantu be. Reka nkubwire, Uwiteka yibuka abantu be, yibuka abantu bamusenga, yibuka abantu bamaze igihe mu butayu, yibuka abantu bari kurwana intambara bakaruha. Uwiteka Imana niwe ugomba kubakomeza. Haleluya. Uwiteka yibuka abantu be akabatabara, ngo kandi abakiranutsi be nubwo kandi umukiranutsi we ngo nubwo yagwa, Uwiteka arambura ukuboko kw'iburyo akamuramira. Reka nkubwire ngo Uwiteka yashobora kurambura ukuboko kwe kw'iburyo akakuramira mu byo waba uri kunyuramo byose, akagutabara akakurengera. Nkubwire ngo ubutabazi ntabwo buri mu bantu, ubutabazi ni Uwiteka Imana uba ufite. Ugomba kumwizera ku kigero kinini kugira ngo nawe agutabare. Ugomba gukora ibyo ashaka kugira ngo nawe akurengere. Nkubwire ngo witinya, Imana ishobora no gutanga ihumure. Amen. Muri iki gihe isi yugarijwe n'icyorezo gikomeye cyaciye abantu intege ku rugero rukomeye, icyo bise COVID-19. Amen. Buri wese akumva aratinya, buri wese kumva agize ubwoba, aratetemanza, abasenga n'abadasenga. Cyatetemesheje benshi twaratinye, benshi twaragize ubwoba, benshi n'ubu turacyabitekereza, n'ubu turacyahangayitse. Ariko Uwiteka aratubwiye ngo ntimutinye ngo kuko ndi kumwe namwe. Amen. Guhagarara kuri aya masezerano y'Imana nibwo buryo bwiza bwo kugumana amahoro bene data yo mu mutima. Amen. Ntuhangayike, ntuhagarike umutima ngo cyangwa ngo wihebe. Haleluya. Ntuhagarike umutima ngo wihebe, uri kumwe n'Uwiteka Imana. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Satani nakubwira ngo byacitse, isi ikakubwira ngo birarangiye, isi ikakubwira ngo ikurangiriyeho, nta byiringiro, nawe uzahita umubwira ko haracyariho ibyiringiro. Nawe uzahita ubwira Satani ngo ku buzima bwanjye haracyariho ibyiringiro. Haleluya. Mubwire uti haracyari ibyiringiro, umubwire ko atari uko abayizeye bazahora bameze. Utazizera iby'isi byigushiramo, utazizera imigambi ya shitani uko ibiri mu mutego, ibigomba kukugusha ndetse no kugusubiza inyuma. Haleluya. Nihagira abaguca intege mu byo usenga, ubabwire uti ndakomeje, Uwiteka Imana amfitiye umugambi. Haleluya. Yobu yabwiye inshuti ze, arazibwira ngo nubwo meze nka guca, oya ndacyakomeye imbere y'Imana, oya ndacyayiringiye. Haleluya. Oya ndacyayitabaza, oya gukiranuka kwanjye ati ndacyagukomeje, ati mfite umurengezi. Nihagira ibikubwira ngo rekeraho gusenga, ucitse intege mu byo wiringiye, ukuciye muri byinshi, yewe urasenze, gusenga kurasenze. Amina. Hari ugusenga ukumva nta nubwo ubonye Imana, hari
gusenga ukumva biragucikiye, ariko reka nkubwire ngo ufite umurengezi utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Reka nkubwire ngo ufite umurengezi utabura kuboneka mu byago ndetse no mu makuba. Reka kwizera ibibi utarabona. Haleluya. Izere ibyiza Uwiteka yagusezeranije. Amen. Izere ibyiza Uwiteka yagusezeranyije. Nubwo wanyura mu bibi, ujye uhamagara imbaraga z'Uwiteka Imana. Kandi urabyumvishije ko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Reka mbabwire ngo igifite itangiriro kigira n'iherezo bene data. Amen. Igifite itangiriro kigira n'iherezo. Izere ibyiza Uwiteka yagusezeranije. Amen. Reka guhanga amaso ibyo bibazo byawe, ahubwo hanga amaso Imana. Wite ku gukomera kwayo. Nubwo wahura n'intambara nyinshi, ntutinye. Imana iri mu ruhande rw'iwawe. Imana iri mu ruhande rwawe. Tegereza ngo Uwiteka, komera umutima wawe, uhumure, ujye utegereza Uwiteka. Iyo ni Zaburi 27:14. Haleluya. Reka mbabwira ngo mu isi turimo tugira umubabaro gukomeye. Iyi si turimo nta mahoro garimo, tugira umubabaro, ariko duhumure. Yesu yanesheje isi. Haleluya. Subiramo ngo iyi si nubwo tutayiboneramo amahoro, nubwo nta mahoro arimo, babwire ngo Yesu yanesheje isi. Hana 15:33. Nubwo tudafite amahoro muri iyi si, ariko Yesu yanesheje iyi si. Haleluya. Umva nkubwire ngo ibigeragezo ntibizabura kuza, ariko mu gihe uhuye nabyo ujye uhumurizwa no kumenya iri jambo. Uwiteka yivugiye ati, witinya kuko nagucunguye, naguhamagaye mu izina ryanjye, uri uwanjye. Nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe. Haleluya. Ngati nuca mu muriro, nuca mu migezi ntizagutembana, nunyura mu muriro ntuzasha. Ngo kandi ibirimi byawo ntibizagufata. Haleluya. Ngo kuko ndi kumwe, kuko ndi Uwiteka Imana yawe, Uwera wa Isirayeli, umukiza wawe. Aho ni Yesaya 43 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3. Iryo jambo rijye riguhumuriza. Haleluya. Reka nkubwire ngo amakuru mabi ni menshi wumva mu matwi yawe. Bad news, buri kanya bad news mu matwi yawe. Amakuru mabi wumva mu muryango wawe ni menshi cyane, ni menshi ndugu. Ariko Imana yacu iduhumuriza mu makuba yacu yose. Amen. Jambo ry'Imana riravuze ngo Imana yacu ifite akanya k'ibanga dushobora kwireberamo tugashoka tubonye yuko mu Mana harimo amahoro. Amen. Imana yacu ifite akanya k'ibanga dushobora kwiboneramo. Ifite akanya k'amahoro dushoboye kwibera mu mahoro n'umutekano. Iyo turi mu mwanya wo gusenga no mu gushaka Imana kandi dutuje imbere yayo, tuba turi mu bwihisho. Reka nkubwire ngo Uwiteka ni wo bwihisho bwawe. Zaburi 91 isumba byose niyo bwihisho bwanjye. Haleluya. Iyo tugeze mu ngorane tukayishingikirizaho, Imana iratuganirira. Amen. Yamara kutuganirira tukayihereza ibitubabaza byose, ibibazo byacu. Haleluya. Ibitwibeshaho bene data ni byinshi, mubireka tubyikoreza Imana. Iyo ubyikoreje Imana nayo iraza ikakubwira ngo
mwana wanjye witinya ngo uhaye ihumure, ati witinya ngo uhaye ihumure. Iyo usomye mu gitabo cya Yesaya 61:3 haravuga ngo yantumye no gushingiraho ati yantumye no gushiriraho itegeko ab'Isiyoni barira ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu. Haleluya. Imana ishaka ko tuyiha ivu ryacu nayo ikaduha ihumure bene data. Mu gihe isi ihindishwa n'umushitsi na COVID-19 ndetse n'ibindi byorezo bikomeye birimo kuza, abizeye Imana bimeze bite ku bantu bizeye Imana? Ese ntitwatinye kandi dufite Imana? Haleluya. Abizeye Imana urubyaro rwa Aburahamu, ariko ngiye kubabwira ngo mute gutinya kuko ijambo riravuze ngo ariko weho witinya nubona ibikomeye bikuruhije mu rugendo, witinya. Imana iti sinaguciye kuba uri mu butayu, Imana ntiyakwibagiwe, si uko itakuzi ahubwo irakuzi, irakunezererewe. Hari igihe igiye kuguhumuriza, iraguhumurije ikubwira ngo ni njyewe uzagutabara, ndagutabaye. Ndagira ngo ubwire ngo Imana itunagutabaye nta nawe wagutabara. N'abizeye Imana iki cyorezo cyabagezeho cyitwa COVID-19 ntabwo cyarobanuye ku butwe, buri wese cyamugezeho. Ingaruka zacyo twese zitugeraho. Amen. Ariko itandukaniro nuko kurizera Imana hari isezerano ry'uko Imana iri kumwe natwe. Imana iri kumwe natwe. Dufite isezerano y'uko Imana izadufata ukuboko mu gihe tunyura mu bikomeye bene data. Tuzi ko Uwiteka azi igihe gikwiriye, nubwo twibonamo nk'abababaye cyane. Amen. Uwiteka aba afite igihe cyaho yashobora kumanuka agatabara ubwoko bwe. Tumeze nk'abana bato, Uwiteka Imana adufashe ukuboko kwe, adufatishije ukuboko kwe kw'iburyo. Haleluya. Imana ibaha umugisha. Mu gihe nk'iki cy'ubwihebe no gusuhuza umutima, Imana ikomeze abagaragu bayo. Ndagira ngo Imana ikomeze abagaragu bayo, ikomeze abakozi bayo, bagomeje gucika intege, bagatwarana n'iby'isi, bagasubira inyuma kubera iby'isi, bagacumura kubera iby'isi, kubera Imana yabavanye ku cyabo ikabicazanya n'ibikomangoma, bagasubira inyuma bakirengagiza icyo Imana ibashaka, bakirengagiza icyo bavuganye nayo. Ariko ubwacu tujya gufata bagenzi bacu ukuboko dukoresheje aya magambo y'ihumure. Niyo mpamvu itubwira iti komeza amaboko atendabutse, ukomeza amavi asukuma, ati mubwire abafite imitima yinangiye iti ntimutinye mukomere. Imana izazibakiza. Amen. Wowe ugiriye ubuntu bwo gusoma ijambo ry'Imana. Ndagira nkubwire ngo ubu butumwa komera, nubwumva ukomere mu mutima wawe, kandi wihe umugambi wo kwikomeza ku Mana, kandi ushake n'ubundi mugambi mu mutima wawe wo kujya gukomeza abandi. Komera, nurangiza ujye gukomeza abandi, kubera umwami wacu wa twese yadukunze akaduha ihumure ry'iteka ryose n'ibyiringiro byiza
kubw'ubuntu bwayo ihumure mu mutima wawe, igukomereze mu mirimo yose myiza n'amagambo yose meza. Amen. Nagira nkubwire ngo ushaka akanya kawe k'ibanga mu Mana, niho ubonera amahoro n'umutekano. Wibwira mu mutima uti Mana, iwawe niho mbonera amahoro ndetse n'umutekano. Yesu ashimwe. Mwene data, ndangije ngushimira ko wafashe umwanya wo kumviriza cyangwa se wo gusoma ijambo ry'Imana. Tuvuze amagambo menshi, nubishobora mwene data uzabisangize n'abandi, kuko nabo bakeneye ijambo ry'Imana. Amahoro Imana itanga aruta ay'umuntu wese yakwibwira, ajya arinda imitima yanyu n'ubwenge bwanyu, kugira ngo mukomeze kumenya no gukunda Imana n'umwana wayo Yesu Kristo umwami wacu. Kandi umugisha w'Imana wisumba byose ube kuri mwe bene data. Amahoro, amahoro, amahoro. Imana ibahereze umugisha. Mwari n'umukozi w'Imana Bikorimana Ivan, umuhanzi ubakunda cyane kandi ubifuriza ibyiza. Murakoze, mugubwe neza. Imana itanze ihumure ku buzima bwanyu. Amen. Data mwiza, turagushimye, tuguha icyubahiro kubw'amagambo yawe meza. Uradukomeje utubwire uti ntutegutinya kuko uri kumwe natwe. Hari ibyo twatinyaga Mana, hari ibyo twabonaga tugakuka umutima, ariko Mana Data wa twese tubabarire, kuko ijambo ryawe riraduhumurije ritubwira riti tureke gutinya kuko uri kumwe natwe. Mana, gendera uriya mubyeyi urimo gutinya intambara, umugabo urimo gutinya ibyo anyuramo, ni ukuri Data wa twese umuhumurize n'ijambo ryawe. Abagukorera bose bahumurize n'ijambo ryawe. Bihebye, ni ukuri Mana bagarure umutima kuri wowe binyure muri iri jambo ryawe. Urakoze Yesu w'i Nazareti, kandi turasenze twizeye ko uje kubikora mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Cyubahiro cyawe ibitugendaho ubitesha agaciro, ugurura ihema Mana utugenderere, utwigarurire Mana utugenderere, inyange itukura uyicemo kabiri, Farawo n'ingabo ze ubirohe mu inyanja, tubone Mana yera ukuboko kwawe. Mana dufashe, niwe twiringiye, Mana washe, Mana dufashe, umurimo wawe udufashe, dufashe Mana dufashe, niwe ho mutabazi, Mana washe, Mana dufashe, niwe ho buhungiro, Mana washe, Mana dufashe, niwe ho twiringiye, dufashe Mana dufashe, umurimo wawe udufashe, dufashe Mana dufashe, niwe ho mutabazi, dufashe Mana dufashe, niwe ho buhungiro, dufashe Mana dufashe, niwe ho buhungira. Tupiganie Bwana,
mapito juu yetu. Asante. Haleluya. Barababaye mana kubera udutabaye, barababaye mana kubera udufashije.